Patri, ndacyagukunda. Sinkigukunda pe. Kuki wanciye inyuma? Sohokera mu nzu. Ndicuza icyatumye nsubira kwa Patrick. Oliva n'umusore witwaga Patrick bari batuye mu gace k'Inyamirambo. Bamenyanye bakiri mu mashuri yisumbuye. Urukundo rwabo ntabwo rwari rushingiye ku bintu, rwari urukundo nyarwo. Patrick, umusore w'umutima mwiza kandi w'umunyamwete, yakoraga ibishoboka byose ngo yubake ejo hazaza habo. Naho Oliva akaba inkingi ya mwamba yamwubakiraga icyizere. Muri iyo myaka 9, inshuti zabo zose zari zizi ko aba bategereje kubana, umuryango ugashyira amasezerano yabo mu bikorwa. Icyakora ubuzima ntabwo buhora bwuzuza ibyifuzo by'abakundana. Mu gihe Oliva na Patrick bateguraga intambwe ishimishije yo kubana, umuryango wa Oliva ntiwigeze wishimira urukundo rwe na Patrick. Icyo gihe nibwo hahise haza umugabo witwa Christian. Christian wari utuye mu gace k'Inyarutarama. Yari umunyemari ukomeye cyane, ufite imodoka zihenze n'inzu z'akataraboneka mu mujyi rwagati. Amaze kubona Oliva, atangira kujya amutereta, reka sinakubwira, amakado ahenze, akamusohokana ahantu hahenze. Bagenda bamenyerana gahoro gahoro. Murabizi namwe iyo umusore agukunze kayaguha. Bidatinze, hashize amezi 5, Christian asaba umuryango wa Oliva kumuha bakabana. Abaha amafaranga menshi y'inkwano, nabo kubera ubukene no gushaka amaramuko baremera bati yego, turamuguhaye. Ababyeyi ba Oliva bafashe umwanzuro ukomeye. Mwana wacu, Patrick ni umusore mwiza, ariko urukundo ntabwo rwishyura inzu cyangwa ngo rwishyure imyenda. Christian azaguha ubuzima bwiza n'umuryango wacu wose. Oliva yararize, asaba imbabazi ndetse agerageza nuko batorokana na Patrick, ariko igitutu cy'umuryango kikaba kigari cyane. Kubw'icyubahiro n'agahato k'ababyeyi, Oliva yashyingiranywe na Christian mu bukwe bw'agatangaza bwashimishije Kigali hose, ariko umutima we wasigaye Nyamirambo kwa Patrick. Nyuma y'ubukwe, Oliva yahise yimukira mu nzu y'akataraboneka ya Christian. Nta kintu na kimwe yari abuze mu buryo bw'ibikoresho, imyambaro ihenze, abakozi n'imodoka ye bwite. Ibyo byamutandukanyaga n'abandi bagore b'i Kigali. Christian yaramukundaga mu buryo bwe, ariko kuri Oliva iyo nzu ntabwo yari urugo, yari ingoro y'igifungo. Buri joro iyo Christian yabaga aryamye, Oliva yajyaga ku muryango w'idirishya, akareba amatara y'umujyi wa Kigali, akazirikana urwibutso rwa Patrick. Yibukaga igihe basangiraga icyayi na capati mu muhanda. Yibukaga isezerano bagiranye yo kuzabaho mu buzima buciriritse ariko burimo amahoro. Yibukaga imyaka y'ubudahemuka batakaje mu munsi umwe. Christian yarabibonaga ko umugore we ahari mu buriri, ariko umutima we uri kure. Oliva ntiyigeze yibagirwa Patrick na rimwe. Nubwo yabaga ari mu modoka ihenze mu muhanda wa Kacyiru cyangwa mu mujyi rwagati, amaso ye yakomezaga gushakisha Patrick mu bantu bose batambukaga. Yanyuzagamo agahamagara inshuti zabo za kera, abaza niba Patrick ameze neza, niba atarashegeshwe n'agahinda. Amakuru yahamirizwaga nuko Patrick nawe yari yarahisemo kuba wenyine, adashobora gukundana n'undi muntu, ahubwo agashyira imbaraga ze zose mu gushaka amaramuko, ariko umutima we ugifite igikomere kitazakira. Oliva yari yarahindutse umugore w'umukire mu banyamujyi, ariko umutima wari ugifite bwa budahemuka bw'umukobwa wakunze Patrick by'ukuri. Icyo gihe cyose cyamwibutsaga ko amafaranga n'ubukire bwa Christian bishobora kugura uburiri n'icyubahiro, ariko bitazagura urukundo ruri mu mutima we rwagenewe Patrick. Uko iminsi n'imyaka byatambukaga mu rugo rwabo, ni nako agahinda ka Oliva kiyongeraga. Ubuzima bwe na Christian bwahindutse umuhango usanzwe. Gusangira amafunguro mu gacereri, guherekeza umugabo we mu birori by'abanyemari, no kwerekana isura y'umunezero utari uwo mu mutima. Nyamara urukundo rwa kera rwakomezaga kumuzonga.
Kera kabaye rero mu mpera z'umwaka ubwo Oliva yaragiye guhaha mu isoko rya Chic mu mujyi rwagati. Mu guhindukira amaso ye yakubitanye na Patrick. Hari hashize imyaka 3 batabonana. Patrick yari yarahindutse agaragara nk'umugabo wishakisha, ariko amaso ye agifite wa mutuzo n'urugwiro rwa kera. Umwanya wabaye nk'uhagaze, nta n'umwe wavuganye n'undi imvugo ndende, ariko guhoberana kwabo kwamaze imyaka yose y'ishavu. Mbere yo gutandukanywa n'urujya n'uruza rw'abantu, Oliva yasize amuhaye nimero ye nshyashya y'ibanga. Kuva uwo munsi ubuzima bwa Oliva bwahinduye icyerekezo. Guhera saa 5 z'ijoro, iyo Christian yabaga ameze nk'usinziriye bitewe n'umunaniro w'akazi ku munsi wose, Oliva yafataga telefone ye akayatsa mu rumuri ruri hasi cyane, akarara yandikirana na Patrick kugeza mu gicuku. Oliva: shushu, buri joro hano mba numva ndi mu kasho. Iyo nsubije amaso inyuma nkibuka uko twaseguranaga amaboko iwawe i Nyamirambo, amarira arashoka. Naho Patrick akamusubiza ati: umutima wanjye ntiwigeze ugenda Oliva, buri gitondo ndabyuka nkashakisha isura yawe mu cyumba cyanjye, gusa ndacyagukunda. Ku manywa nabwo ntibyari byoroshye. Christian yajyaga ku kazi cyangwa mu nama, Oliva akirirwa kuri telefone bavugana na Patrick. Bakoreshaga amagambo y'ibanga ku buryo n'abakozi bo mu rugo batashoboraga kubimenya. Kuri Oliva rwa rukundo rw'imyaka 9 rwari rugarutse rufite imbaraga zikaze zikubye kabiri. Ibiganiro bya telefone ntibyari bigihagije. Oliva yatangiye gushaka urwitwazo ko agiye mu birori by'abagore, akajya muri lodge runaka nk'igikondo cyangwa mu nzu za Patrick yari yakodesheje i Kanombe, aho bitaruye ababazi bose. Oliva yaje kwibagirwa umugabo we Christian, asubira mu maboko ya Patrick yari yaraririye igihe kirekire. Ejo hazaza haza guhinduka mu buryo butashoboraga gusubirwamo. Ubwo Oliva yamenyaga ko atwite, mu mutima we yari azi neza igihe n'ukuri kw'ibyo bintu, inda ko ari iya Patrick. Christian we yagize ibyishimo bidasanzwe, amugurira imodoka nshya yo mu bwoko bwa Mercedes Benz, azi ko umuryango we ubonye imfura. Oliva yarabyaye, abyara umwana w'umuhungu mwiza bamwita Logan. Buri inshuti n'umuryango baje gusura bati: uyu mwana asa na se cyane, bakabwira Christian. Ariko mu by'ukuri umwana yari ifoto nshya ya Patrick, amaso n'imiterere y'iminwa. Nta banga rishobora guhishwa iteka munsi y'izuba, cyane cyane mu mujyi wa Kigali ufite amaso menshi. Christian ntiyari injiji, yari umugabo w'umunyabwenge ukoresha amayeri mu bucuruzi. Yatangajwe no kubona impinduka zikomeye nka telefone ya Oliva yahoraga ihishwe kandi irimo password zihinduka buri cyumweru, impamvu z'urudaca zo kujya gusura ababyeyi, ndetse n'isura y'umwana Logan wagize umwaka n'igice ikomeza gutandukana kure y'iya Christian, ahubwo ikazana ishusho y'undi mugabo. Umunsi umwe ubwo Oliva yari agiye koga, asize telefone ye yafungutse kubera uburangare, Christian yarayifashe, afunguye asangamo ubutumwa, amafoto, amajwi n'amagambo y'urukundo ruryoshye hagati ya Oliva na Patrick. Harimo ubutumwa bugira buti: Logan araseka akakunkumbuza shu, ameze nkawe pe, muri gusa cyane. Christian yiyumvise nk'ukubiswe n'inkuba, ntiyahise avuga. Ku munsi ukurikiye yafashe agasatsi k'umwana Logan nake ajya kubipimisha mu kizami cy'isano y'amaraso, ADN test. Igisubizo cyaje cyashyize ahagaragara 0% by'isano. Umwana ntabwo ari uwe. Uwo mugoroba Christian yicaye muri salo, imbere ye hari impapuro za ADN n'amafoto ya Patrick yarakuye kuri telefone. Oliva yinjiye aseka, yari ateruye Logan mu ntoki, ariko Christian yahagurutse buhoro, afata varize ebyiri yari amaze gushyiramo imyenda ya Oliva azitera ku muryango. Oliva: nacyuye umugore sinacyuye ikinyoma. Uwo mwana si uwanjye, kandi namenye ko umutima wawe utigeze uba uwanjye. Genda usanga uwo wabyariye n'uwo wakunze,
muri iyi nzu ntuzahirahire uhakandagiza ikirenge ukundi. Nta bindi bimenyetso cyangwa imbabazi, Oliver yarirukanwe muri uwo mwanya. Yisanze hanze y'urugo yari ahetse umwana, ari nako asunika amavarisi asubira iwabo. Nyina akimubona araturika ararira. Oliver amaze iminsi 2 mu gahinda, yafashe umwanzuro wo guhamagara Patrick, yizera ko nubwo isi yose imuteye umugongo, Patrick azaba ubuhungiro bwe. Yamusanze i Kanombe n'amaso yuzuye amarira y'icyizere ati, Patrick, Christian yarabimenye, yanyirukanye, ariko nta kibazo, noneho dushobora kubana, gukorera umwana wacu, kandi tuganira urukundo rwacu rw'ukuri twanyazwe kera. Patrick ntiyigeze amuhobera, araseka cyane. Inzika n'akababaro ka kera bihita bigaragara mu maso ye. Kubana uruhinja rwacu? Patrick abivuga aseka cyane. Oliver, wasaze? Watekerezaga ko nacyo uyu mugore wanyambuye icyubahiro n'imyaka 9 y'ubuzima bwanjye kubera ko yakurikiye amafaranga n'imodoka bya Christian? Ntabwo nigeze ngukunda, wari umukino sha. Nabikoze ngo nkwereke ko wampemukiye. Nari nkeneye kukwereka ko nshobora kugufata igihe cyose nshakiye, nkasenya urugo rwawe nk'uko washenye inzozi zanjye. Uwo mwana ni uwawe n'umuryango wawe. Njye nifitiye ubuzima bwanjye, kandi sinshobora kubana n'umugore waciye umubo bahanye amasezerano. Patrick yahise asubira mu nzu ye, akubita urugi, asiga Oliver n'uruhinja rwe mu muhanda rwagati. Icyo gihe nibwo Oliver yafungutse amaso, asanga asigaye mu mwijima impande zose. Yarabuze Christian, umugabo wamuhaye byose n'urukundo ruzira urwango, kandi yarabuze na Patrick, wa musore yitaga uw'umutima we. Oliver yasubiye iwabo mu gahinda kenshi, yicaye asuka amarira aricuza ati, nari mfite byose, Christian yampaye umutima we, ampa byose. Ni iki cyanteye gukurikira igicucu cy'ejo hashize, cyampaye umuvumo? Ndicuza impamvu ntagize umutima wo gukunda umugabo wampaye buri kimwe cyose. Kigali yakomeje kwaka amatara, ariko kuri Oliver urwibutso rw'ubuzima rwarangiye mu nzu yicuza, agahinda k'amateka atazasiba.